uwo Billie Jean ndamukunda cyane niwe numva kumanywa na ninjoro. Billie Jean you are number one, you are superstar. Billie Jean urabahiga cyane. Billie Jean au dangerous just Billie. Iyo ndirimbo rero bita I Like Peace ni indirimbo nakoze nagiye muri Amerika, nagiye hariya muri White House, nagiye kuririmba y'ibintu bijyanye n'amatora. Ariko hari indirimbo imwe navuye iyo ndirimbo nayishyize mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Iyo ndirimbo yitwa I Like Peace, yakunzwe muri Amerika ku buryo yaje no muri top 10 yaho muri Amerika, no mu Rwanda nahize muri top 10. Nkunda u Rwanda n'abatubyaye, nkunda amahoro kwisi hose. I like peace around the world. I pray my God to save the world. Inshuti nimuze nge mbereke, twicuza abo bose bacendetse. Danswell ishake nkubyina kwa ngalo. Dinjuro. Tarawure yaravuze ngo amavuriro ya kizungu ajya koramo abavuzi gakondo. Niba mu ivuriro harimo abavuzi 20 ba kizungu, none harimo 5 ba gakondo. None seraki mwebwe mubwirwa n'iki ko umuntu arwaye kanseri? Ko kanseri bayipima bakayibona, mwebwe umuntu yo mumurebye mukajya kumubwira ngo arwaye kanseri, ibyo bintu mubipima mutwe? Yaman, twongeye twabakiriye kuri Byose Media TV. Uwo Billie Jean ndamukunda cyane niwe numva kumanywa na ninjoro. Billie Jean you are number one, you are superstar. Billie Jean urabahiga cyane. Billie Jean au dangerous just Billie. Yandiri muririmbizi kuno bayita bayita gute? Bayita hari yitwa Dangerous, ni ya Michael Jackson. Ariko Michael Jackson ntabwo yakoze Dangerous gusa, yakoze n'indi bita Billie Jean. Akora n'indi ndirimbo n'izindi ndirimbo, hari yakoze bita Beat It. Hari n'izindi nyinshi cyane, hari niyo yakoze yitwa You Remember. Ni nyinshi cyane. Okay, ni nyinshi, ariko nanjye hari indirimbo mfite yitwa Billie Jean yakunzwe cyane, ariyo nabaririmbiraga mu kanya. Fire ongero yitema abantu batayumvishe neza, ongero babwire ngo akundi muranyibuka. Billie Jean you are number one. Billie Jean you are superstar. Billie Jean au dangerous just Billie. Billie Jean uwo Billie Jean ndamukunda cyane niwe numva kumanywa na ninjoro. Billie Jean rero ni umukobwa nakunze witwa Billie Jean. Yari gema numva nazika umukobwa witwa Billie Jean. Yes, uramuririmbira umutayemo cyane rwose. Amaze kumva indirimbo akamenya ko ari waririmbiye. Niki kintu yakubwiye? Cyane yaravuze ati kabisa unkoreye umute. Nabani n'ubundi n'umuntu aririmba ibimurimo, ngewe urukundo nirwo rundimo, ngomba kubishyira hanze nkabiririmba. I love you cyane rwose. I feel love. Many people knows my name. Simon Emmanuel Rakefire, son of Michael Jackson, from America. Many time I feel the love. Wow. Because many people from everywhere, from every country, from every nation has loved me so much, because every time I feel the love. Wow. I sing music of love. Yes, I talking about to the music from America. Ngariko orena gutama ikigoma bakoreye no za White House. Cyane nejo bundi mfite ibigoma byinshi nagiye ndirimba, yo hari ingoma yitwa Donald Trump, hari n'indi yitwa Joe Biden. Ni nyinshi cyane nagiye ndirimbira muri White House. Fire dutema umuvasi.
ubwo Donald Trump yemezaga ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isiraheli icyo gihe twarishimye ubwoko bw'Imana bwaranezerewe Donald Trump oye hora kunsinze Faya ziriya ndirimbo zawe zikorera hehe umuproducer mbonye wese aramfasha nkayikora kabisa umuntu w'umusitari se nta kuntu washaka nka studio imwe ikagufasha ukagikorana nayo mu buzima bwawe bwa buri munsi wayibona se studio muri iki gihe rega biba binakaze hari abana bari gutwika ubona umuproducer ushobora kuzajya gukorera ku buntu ntago biba byoroshye urumva rero ntago wapfa kumubona kandi rero muri iyi minsi ubundi mu bintu by'imizi mu bintu by'amikino n'imyidagaduro ndi mu bintu by'amakipe ndi mu bintu by'ibyo by'imiziki rero mbigendamo gake cyane ariko cyane cyane mba nitaye kuri football mba nitaye mfite ikipe y'abahungu bita AS Kabuye mfite n'iy'abakobwa bita AS Kabuye kabisa Faya tukira aho ku mupira kujyanye n'ikipe yawe iriya kipe washinze ryaye ntago turayibona mu cyiciro cya mbere n'umusino mubona umwaka w'ibihumbi 2014 niho nayishinze iyo kipe nta n'ubu ntiragera mu cyiciro cya mbere cyane rwose ubona habura iki ubona biterwa n'iki ku buryo iracyakamba harabura iki ngo izamuke ijya mu cyiciro cya mbere abakire benshi ntago kugira ngo ubone abantu bashoramo amafaranga biba bikaze cyane ubundi ufite ikipe biba bisaba kuba ufite abafatanyabikorwa biba bisaba kuba ufite abantu bashoramo amafaranga biba bisabye kugira ngo ubone abantu bashyiramo amafaranga ubundi hari nk'abantu baba diaspora n'abasaba mujye mushyigikira amakipe kugira ngo atere imbere akomeze muyashoremo amafaranga mukomeze muyashyigikire kugira ngo amakipe akomeze abeho ni kwa kundi uzasanga ikipe yamanutse ikava mu cyiciro cya mbere ikamanuka ikajya mu cyiciro cya kabiri ikamanuka ikajya mu cyiciro cya gatatu mbese bitewe n'iki n'abafatanyabikorwa n'abashoramari barimo niyo mpamvu rero buri ikipe ntabwo igomba kuba iyo umuntu umwe ikipe rero igomba kuba ifite abafatanyabikorwa igomba kuba ifite abantu bayishyigikira rero ikipe ya AS Kabuye y'abahungu n'iy'abakobwa nta bafatanyabikorwa ifite nta n'abantu bayishyigikira bahari ubona si ikomeye ku buryo umuntu ayishakiye abaterankunga iyi kipe yaba ikipe irenze cyane rwose hagize nk'abantu boshoramo imari bagira gute twajya no mu cyiciro cya mbere kabisa nta karirimbo se wayikoreye nayo ngo tuyitemo ndayange yitwa AS Kabuye AS Kabuye oye AS Kabuye you are number one you are special one AS Kabuye ku isi hose uri uwa mbere AS Kabuye urabaruta bose urabahiga bose mu macenga mu mapasi mu mashote AS Kabuye uri uwa mbere ku isi hose baragutinya AS Kabuye oye imindirimbo zawe zose z'imipira ko zirimo za oye arumva ubundi uvuze ngo oye ni ku gipfunsi ubu urimo gufana ku gipfunsi ni ugutora arumva oye nyine ni ukogeza inyogezi bari imwe ubundi oye FPR oye urumva ko ushyizemo FPR AS Kabuye oye oye nyine uvuze AS Kabuye oye nyine ubu yogeje uvuze ngo RPF oye nayo nukogeza RPF ubwo ibintu byose byo ku gipfunsi nukogeza oya naga ari ku gipfunsi oya nukugira gutya gusa iyo ugize ku gipfunsi ubundi ku gipfunsi bivuze gutora biba ari ugutora FPR ariko ushobora kuvuga oye ushaka nko kogeza nk'ikipe runaka yaba ari ukogeza Amavubi kogeza APR cyangwa se kogeza n'andi makipe agiye atandukanye Faya tugaruke ku muziki wawe ubu mfite ibibazo byinshi numva nshaka kubaza ku muziki ewana duherukana ufite indirimbo izo za Billie Jean wacezemo igihe kinini udakora umuziki byagenze bite ko abanyarwanda abakunzi bawe baragukumbuye barakubuze ubundi rero Yesu yaravuze ngo muzamushakire mu murwa n'ibyanga muzajye kumushakira no mu cyaro ubundi hari ibintu uyu muziki iyo udakora abafana barakwibagirwa ariko n'ubundi ntago bibagirwa ibyo wakoze mbere kandi ufite umufana koko oya umufana nari mufite mbere nkora ubu ngubu bagiye banagabanyuka kubera ko mbere nyikora indirimbo cyane nkorana n'abastari bagiye barenze mu Rwanda nagiye ngira abafana benshi ariko kubera ko muri iyi minsi
nta ndirimbo meruka kubashyirira hanze. Nayo mpamvu ndimo gushakisha uburyo nashaka indirimbo ishwanyaguza nkongera nkigarurira abafana banjye. N'ubundi wari uwawe naho hajya n'ubundi azakomeza gufane n'ubundi. Nta kivasi cy'indirimbo nshyashya ufite ngo tubanze tuteguza abantu ko hagiye kujya hanze umuzigo wa danje? Indirimbo ndimo kuyandika, nta nubwo ndanayifata no mu mutwe, ariko mba mfite indirimbo iyo ndirimbo yitwa gute? Iyo ndirimbo yitwa Feel Love. Ariko sohora mu rukundo wowe. Nigeze gukora Five Love. Hari indirimbo wakoranye na Jay Polly. Wowe ubwawe ngo ujye wirahira yuko ngo ndirimbo ngo ariyo yatumye muhesha Guma Guma. Ute nk'ubu Jay Polly. Rest in peace to him. Aramutse abaye yabaza kuba kiriho akumva uvuze ko indirimbo yamuhesheje Guma Guma, utekereza ko yakubwira ngo iki? Yambwira ngo iki se ko twayikoranye, ese ko twari inshuti? Yigeze ayiririmba kuri stage? Amaye nka rimwe se gusa, rikabiri se n'ahantu yagiye kuririmba arayikoreshaga. Ni indirimbo nziza. Niba utari wayumva jya kuri YouTube wandike Lucky Fire, Dusayimana Emmanuel, Son of Michael Jackson, Saint Jay Polly, Abami ba Rap. Iyo ndirimbo yitwa Abami ba Rap. Uraza kuyumva, uranabona n'igihe twanayikoreye. Iyo ndirimbo rero ni nziza cyane, iri no mu ndirimbo zatumye nkundwa cyane. Kandi nyamara urakaze. Gukara gusa se. Gusa buriya gusa icyo nzi cyo ku ndirimbo, hari indirimbo mfite nyinshi cyane zagiye zikundwa cyane. Hari indirimbo nagiye nkorana n'abasitari batandukanye, ariko hari n'izo nagiye nikorera no ku giti cyanjye zirakundwa. Zijya hit. Indirimbo yakunzwe ikajya hit wayikoze ku giti cyawe ni iyi ndirimbo yanjye itarimo n'ijwi ry'umuntu, ari yanjye na rufura ari yanjye n'ibitero ari ibyanjye. Ni indirimbo bita I Like Peace. Iyo ndirimbo rero bita I Like Peace ni indirimbo nakoze nagiye muri Amerika, nagiye hariya muri White House, nagiye kuririmba y'ibintu bijyanye n'amatora. Ariko hari indirimbo imwe navuye iyo ndirimbo nayishyize mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Iyo ndirimbo yitwa I Like Peace. Yakunzwe muri Amerika ku buryo yaje no muri top 10 yaho muri Amerika, no mu Rwanda nahize muri top 10. Iyo ndirimbo nyine nayiririmbye nta muntu nshyizemo, nta rufure y'umukobwa irimo, nta niyo muhungu irimo, zose naririmbye rufure indirimba n'ibitero. Dutemo muvase abantu batemo. Iyo ndirimbo nyine ngiye kuyiririmba nyine. Ni indirimbo kandi noneho iri no mu njyana ya pop. Abantu bazi ubundi habaho injyana nyinshi, habaho habamo injyana ya pop. Ubundi haba injyana nyinshi nka R&B ni injyana ukwayo, hip hop ni injyana ukwayo, na rap ni injyana ukwayo. Rap iri ukwayo, hip hop iri ukwayo, R&B nayo iri ukwayo, noneho rero na pop nayo ikaba iri ukwayo. Nk'uko ngewe ndi umwami wa pop, kandi iyo ndirimbo n'ubundi nayo irikoze mu njyana ya pop. Ni indirimbo reka nze nyiririmbeho bayumva iyo ndirimbo ya mbere iri mu njyana ya pop. Tamo nkunda u Rwanda n'abatubyaye, nkunda amahoro ku isi hose. I like peace around the world. I pray my God to save the world. Inshuti nimuze nge mbereke, twicuza abo bose bacwendetse. Danswere isheki sheki nkubyina kwa ngalo. Dinjuro nkunda u Rwanda n'abatubyaye, nkunda amahoro ku isi hose. I like peace around the world. I pray my God to save the world. Inshuti nimuze nge mbereke, twicuza abo bose bacwendetse. Danswere isheki sheki nkubyina kwa ngalo. Okay. Iyo Cyongereza iririmba mugikura he?
Icyongereza se ngiye ko ndi umwongereza kandi urakaze ngewe ko ndi umunyamerika urumva icyongereza mba narakivukiye ewana ari live ya Lucky Fire ndimo ndakurikirana sibyo Lucky Fire nge ntabwo narize kazi icyongereza kuri ura rwego ku buryo ari guhera nko mu masaha buriya niri kubera nko mu masaha yine gutyo njyamera nko mu masaha 2 nkageza nka saa yine cyangwa nkahera saa 2 nkageza saa 3 noneho man reka mbwize ukuri Lucky ari kuba ari kuvuga icyongereza cyiza nk'icyabongereza kamerama atemberere ubundi ari umuntu nigeze gushwana n'umuntu bita ashobora kuba muzi Lucky Fire aramuzi umuntu bita Sankrada Premier ambwira ati Lucky Fire nta cyongereza simani ndavuga ati Sanka ndabizi Lucky Fire nimba hari umuntu wakinnye indirimbo za nuzo za Lucky Fire wa mbere ndabeshye Sankara Rocky nacyo niye ibyo nta wabihakana kuri hakiza za Birigi ndatekereza icyo gihe yabaga arimo gukora filime yitwa The Last Ship abantu bagiye bakayibona basanga ari indirimbo za Lucky Fire zonyine ziriho ndavuga ati bro Lucky Fire icyongereza aririmba arakizi byadaje Lucky mbabarira nsubirize Sankara binarangire Sankara bimenye icyongereza ndakizi uretse gusa ko nta muntu ushobora kwibeshya nshobora kwibeshyamo nkakoramo udukosa dukeya ariko kuko ntago ndijana ntago ndijana ku ijana wenda nshobora kukivuga pe nkagera ahantu ariko nkibeshya ariko bitari cyane ariko icyongereza cyo ndakizi gusa wenda ashobora kumva ukuntu nakivuze wagashakamo udukosa duke utwo dukosa udushatse ntiwatubura ariko cyo ndakizi Fire ewe ku giti cyanjye uri kumva urumva wambwiye yuko indirimbo zose ukora studio ntago yishyura sibyo ndetse ibintu byose ukora nta muntu ushaka kwishyura promotion nk'iriya uyikura hehe mu gihe ubundi hari umuproducer wajya gumfasha nkasohora indirimbo nyinshi cyane ariko nuriya bita Dube ko ariko se ko Dube amakuru dufite ari studio yawe Lucky oya ntabwo iriya studio ya Dube Master Beat ntabwo ari yanjye uretse gusa ko yajyaga mfasha nkaba nasohora imizigo myinshi ariko yarabihinduye yanyatse amafaranga menshi ndayabura ndabyihorera arenza yo wagakwiriye kujya umuhereza kuko hari ibibazo umuntu aba yibereyemo ibibazo bijyanye n'urugo ibibazo bijyanye n'imiryango bituma ntakomeza ibintu by'indirimbo ariko Imana nibishaka ejo Lucky wenda nago ngiye mu buzima bwawe bwite ko mbona ugira abafana benshi cyane kandi abafana baragukunda pe ejo bundi hari umufana bita Shanijo wabonye ibintu yagukoreye turi ku mbuga nkoranyambaga hariya ni kuri bose babireba nta muntu butabibona buriya nk'umudamu wawe biriya bintu abifata gute abyakira ate mu bana mute ko ingo nyinshi cyane zarasenyutse ntaribi kuba star biriya arabizi ko ndi umuririmbyi ndi umuhanzi mpura n'abamuki ngewe nabanza nsubize kuri icyo cy'umudamu nyene kuko ni ibibazo mane byugarije abantu benshi yego nukuvuga ngo umudamu wanjye yabibona ndi umuhanzi ndi umuririmbyi ndi umukinnyi w'amafilimi ibyo arabizi koko hari nuza kansoma hari nuza kankora ibyo ashaka ariko ntabiba birenze nyine iyo uri mu bintu bijyanye n'umuziki n'amafilimi iyo uri mu bintu bya showbiz ntago biba birenze nawe arabyihorera Fire duherukana wamamaza ibintu bijyanye n'umuti gakondo Fire ibintu byo kuvura utabeshya abanyarwanda wabikuye hehe urabikora mu buzima busanzwe cyangwa urabeshya uzi igisekuru cyanjye ikibazo nyine wenda nkwibarije ntago nkizi iyo hano mba ndi kubaza n'abanyarwanda uzabaza igisekuru cyanjye ubundi twebwe ngewe nuruka mu bavuzi gakondo igisekuru cyanjye ni igisekuru cy'abavuzi gakondo bavuriraga ibwami kubera sogokuru wanjye kuvura neza bamuhaye igikingi hari ikabuye hari hafi y'uruganda rw'isukari baduha hafi hegitari ahantu hanini cyane ni ukuvuga ngo icyo gihe sogokuru wanjye yari umuvuzi w'icyamamare kuko niyo amavuriro ya kizungu yari ataraza urumva bavurishaga imiti ya kinyarwanda ubwo rero sogokuru aza gupfa
papa nawe akurikiraho, papa nawe yakurikiraho avura nk'uko sogokuru yavuraga, papa nawe amaje kuvura nanjye nkurikiraho n'abandi bo muri famiye, mugenda muhererekanya, tugenda duhererekanya. Ubu abantu benshi batuye i Kabuye nitwe twabatuje. Uzagere kwa padiri hari Ikabuye, turi haruguru yo kwa padiri, haruguru y'ikigo cy'ababikira kwa padiri, haruguru y'ikigo cy'ababikira hari Ikabuye. Oya, twebwe ubundi isambu yacu uhera haruguru y'ikigo cy'ababikira. Ni ukuvuga ngo dufite isambu nini twagiye dutuza abantu benshi. None Rakifaya rero ngewe ndi kavukire, kandi noneho ubuvuzi gakondo bukaba ari ubukomoka ku babyeyi banjye no ku basogokuru abakera, basogokuru ba kera. Ngi rero ni umuvuzi wabivukanye. Mu miti mukoresha muyikura hehe? Imiti tuba tuyifite, turayiterera, dufite amasambu ibiri aho ngaho, turayisoroma tukayisarura, akaba ariyo dukoresha. Ni nk'iyihe miti myinshi ubona ku kigero kinini abantu baza babasaba byibuze ku by'ubona? Urumva tugira imiti myinshi cyane, tugira imiti ya diabete, tugira imiti ya amibe, tugira imiti ya kanseri, tugira imiti yo gutera akabariro, tugira umuti ku badamu batacimyeyo, tugira imiti y'amavangingo, tugira imiti ku y'abagabo, tugira imiti yongera imbaraga mu gutera akabariro, tuvura uburemba, tuvura ubugumba, tuvura amarozi y'amahuherano, amategano, amaryano, tukavura n'izindi ndwara nyinshi cyane, yaba iz'ubuhumekero, yaba indwara z'umubiri, indwara z'ama-infection mu gitsina, indwara nyinshi za diabete, za kanseri. Ni ukuvuga ngo hari indwara nyinshi, gusa hari ikibazo nyangira. Iyo tugeze kuri kanseri, ubundi abo mu kizungu iyo ubonyemo umuntu arwaye kanseri wenda nko mwibere, abavuzi ba kizungu bahita barica bakahashiririza, ariko bajye bibuka yuko ku gihe cya Gihanga Ngoma Ijana wahanze u Rwanda, kanseri bayivuraga batayishiririje, batanazi ko ariyo babona ari indwara cyane rwose. Urumva buriya rero n'umuganga wa kizungu buriya bakeneye, ni nayo mpamvu nkunda uriya mu perezida wo muri Afurika, uriya mu perezida wirukanye abazungu, uziko mise mwibagiwe Traore. Nkunda Traore. Traore yaravuze ngo amavuriro ya kizungu ajya akoramo abavuzi gakondo. Niba mu ivuriro harimo abavuzi 20 ba kizungu, none harimo 5 ba gakondo. None se Raki, mwebwe mubwirwa n'iki ko umuntu arwaye kanseri? Ko kanseri bayipima bakayibona, mwebwe umuntu yo mumurebye mukajya kumubwira ngo arwaye kanseri, ibyo bintu mubipima mute? Twebwe turayipima. Hari kanseri yo mu gifu, tuba tuzi uburyo ifata. Hari kanseri yo mu ibere, hari kanseri yo mu magufwa, mbese kanseri igenda ifata ahantu. Ushobora no kurwara igisebe kikavuka mu kanseri. Mu gifu hashobora kuzamo ibisebe bikabyara kanseri, ku ibere hashobora kuza igisebe kikabyara kanseri, ahantu hashobora kuvuka kanseri. Ndi kuvuga indwara yo mu mubiri imbere, mu mubiri nk'imbere ngenda bireba. Icya mbere ushobora kuba ugira isepfu, ushobora kuba uturumubu, ushobora kuba wahasohoka umwuka unuka bitewe wenda n'ibisebe biri mu gifu cyangwa se n'ibindi bintu. Ushobora kuba mbese uko ufatwa nuko urwaye. Iyo nkubwiye ntiwabaraho uribwa hehe bigenda bite, ukambwira ati ni gutya na gutya, mpita nkubwira ni indwara, ni diabete, ni kanseri, ni amibe, ni telekomunansi, ni ibi n'ibi, nkahita nyikubwira, nkahita nkubwira n'imiti yayivura n'iyi. Ni nayo mpamvu rero byibuze nisabiraga, byibuze Traore niwe muntu wabashije gufata abavuzi gakondo abaha agaciro. Aravuga ati buri vuriro, niba ku ivuriro hari abaganga ba kizungu 20, hajya habamo n'abavuzi 5 ba gakondo. Icyo gihe rero nuko azi Traore, nuko azi ko gakondo hari ibyo ikora kizungu idashoboye. Bashobora kuzana umuntu arwaye indwara, urumva, bikaba ngombwa ko ivurirwa muri gakondo. Urugero, ngiye kukwereka indwara imwe yigeze kubera amayobera abantu mu kizungu, baracanganyikirwa birabarenga. Ni nka kwa kundi Bibiliya ivuga muri Yesaya ngo nsubize inyuma ubwenge bw'abanyabwenge, nkazamura abanyantege nkeya nyine, akaba ari ubwenge bwabo mbuzamura nkabugeza ku rwego rwo hejuru. Hari indwara rero, hari indwara urumva niba Imana ifata abanyantege nkeya igafata abandi b'abanyabwenge bumvaga ko barenze mu bintu by'ikoranabuhanga.
hari abaganga bari barize muri Amerika, abandi barize mu Buhinde, barize doctora, barametirije mbese bafite za masters. N'ibyuma bikomeye cyane. N'ibyuma bikomeye binajomera. Hari indwara imwe yabananiye ibabera n'amayobera. Urumva bayita inzibyi. Sasa iyo nzibyi nkubwira ukuntu iyo ndwara imera. Niyo mpamvu ngo hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Bariya bari barize za universite mu Buhinde n'ahandi hantu inzibyi yarabananiye. Inzibyi iyigufasha wewe wakizungu kazana bwa bwenge bwawe ukayibaga, ukimara kuyibaga yimukiraho. Iyo wongeye ukazana ubundi bwenge ukayibaga ugira ngo iyo nzibyi nyine aba ari ikibyimba kiba cyaje nyine, ukakibaga kimukiraho. Wakongera ukakibaga kimukira ahandi ukagira ngo wenda uzanye bwa bwenge bwa ngo warangije za universite, wakibaga kikimukiraho. Wakongera kwibaga ukimukiraho. Bamwe bagatanya kuvuga ngo namarozi ngo nibiki, ariko inzibyi 100% abavuzi gakondo no bayivura igakira. Mu kizungu yuyijyanyemo bakubagagura umubiri wawe bakawumaraho, kuko iyo igenda yimuka urayibaga je numva biranteye ubwo ikimuka ikajya, bakongera bakayibaga iri hano ikimuka ikajya, bayisanga no bakayibaga ikimuka ikajya, bayita inzibyi. Faya dusoza gira icyo ubwira abanyarwanda, unababwira n'imiziki y'abantu bayisanga, unababwira n'icyo bafitiye mu gaseke. Gusa ushobora kwandika amazina 3 Lucky Fire, Son of Michael Jackson, Dusabimana Emmanuel. Ibyo byonyine uhita ubona indirimbo zanjye. Ni nk'amazi akurumva atagera kurane. Lucky Fire harimo 2, Dusabimana Emmanuel harimo 2, Son of Michael Jackson harimo 3 aho ngaho. Okay, ni byiza nyine. Okay, ni mu mbuga zose nkoranyambaga wambona nibyo kabisa. Abantu muganira Lucky Fire bavure. Sawa sawa. Nanjye ura mu muti. Uzaze rwose nzaguho gutera akabariro. Hari umuti wo gutera akabariro, hari umuti kabisa wongera akanyabugabo. Nzagufasha. Murakoze cyane, mukore subscribe, share and comment. Ni kuri Byose Media TV. Abantu mwakunze Lucky Fire mukaba mwifuza ko hari ikintu yatera imbereho, nabahe nimero y'ubundi umusapotingi. Ubundi nimero zanjye hari nimero nkoresha kuri WhatsApp ya 0785221354, 0785221354. Ntigo ni 0722159510, 0722159510. Sawa turi kumwe. Mumuhamagare abafashe. Murakoze cyane, mukore subscribe aho muri hose. Turabakunda ibiganiro byacu byo nakagaruka, mwari muri kumwe natwe.